nongeye kubashimira, ndabashimira abantu bangirira icyizere, abantu bakomeza kudukurikira. Mu minsi mike ndi gushaka ko tuzashyiraho uburyo bwo kujya tumakinga abantu binjije amafaranga menshi. Iyo tubyumvise tukabyumva biri hanze, tukabyumva mu bindi bihugu, wumva ari ikintu kidasanzwe, ariko nibisanzwe. Turashaka no kubikorana hano, ahubwo turashaka kubona abantu bari basanzwe bakora business, basanzwe bakora ubucuruzi, ngira ngo tuzaye dufatikanya n'ibigo bifite mu ruhare hano, yaba ari ministeri bishinzwe, yaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, tubashe kurankinga uburyo ibigo bigenda byinjiza amafaranga. Iki kintu nagitekerejeho hashize igihe kinini, ariko ndakeka ko ni igihe cyiza cyo kugishyira mu bikorwa muri iyi minsi, kuko ni byiza. Ariko igihe mu buryo bwagutse kitarajya mu bikorwa, hagomba gutangiraho n'uburyo bwo hafi aho dukorera. Nkeka ko muri gahunda dufite twanatangiye tunakorera, nuko dufite gahunda yo kugira ngo buri muntu w'umucuruzi mu rwego rwe ahakorera domaine yose cyangwa se sector iyo ari yo yose yabakoreramo, turashaka kuvugana ku buryo bwo kongera umusaruro bitari mu murima gusa, no mu musaruro no ku makonte yanyu, abantu bakagera ku iterambere, bakagera ku ntego zabo. Muri iyi gahunda turi gukoranamo n'ibigo by'imari, ibigo bya ikigo cy'imisoro n'amahoro, ku buryo buri mucuruzi azamuka mu ntera, akarankinga mu rwego rw'amafaranga, ariko afite record nziza mu bigo bitandukanye dukorana nabyo, kubera ko ntabwo ushaka kuvuga ngo wagiye imbere mu bucuruzi ufite ibibazo muri Rwanda Revenue, ufite ibibazo muri banki, ufite ibibazo mu baturage, ahubwo hose umuntu agomba kuba ari imbere. Reka rero turebe ku bacuruzi. Bundi akenshi usanga ko iyo turi kuvuga mu bucuruzi tuvugamo ibintu bitatu. Dukunda kugera kuri goods and service, ariko akiyongeraho no gucuruza ibitekerezo nk'ibi ngibi dukora. Abenshi ubu bacuruje igitekerezo, bamwe sinda nabamenya kuko ntazi uko bibageraho, ariko muhumure ndabizi ko muzajya mubinyishyura. Nje muri service abanyakiraga nabi bakanyakira neza. Niba ari umuntu, buryo iyo wakiriye umuvandimwe neza uba wakiriye isi yose neza. Iyo wakiriye umwe nabi uba wakiriye isi yose nabi, kuko ntubisubiza inyuma ngo byemere. Mvuga rero yuko ibi bitekerezo nabyo tuba tubasharinga byari ingenzi cyane, kugira ngo mugere kuri. Ndatangira mvuga ku gitekerezo gitoya cyane cy'umukecuru cyangwa se n'umwuzukuru we. Bari bahari, ariko umwuzukuru bera ukuntu akunda mama we nako nyirakuru, agiraho amugenera impano. Birumvikana ko ukurikije urukundo ruba hagati y'umwuzukuru na nyirakuru, ni urukundo ubundi akenshi rukomeye. Kera bajyaga batubwira, twajyaga gusura nyogokuru wacu cyangwa se grandma, abatabizi mu Kinyarwanda grandma, twamusura ugasanga nkatwe b'abasore twitaga ngo turi abagabo be, akabanga umugabo wanjye yansuye. Ugasanga urumva hari agaciro muha ko ari umuntu ukomeye cyane, ku buryo umwana yiyumvana icyizere n'icyubahiro imbere ya nyirakuru, ku buryo nawe yagiye kumuha impano, amuha impano ikomeye cyane. Ni mu byumva murumva ko arenze kuri papa we, arenze kuri mama we, ageze kuri nyirakuru. Byumvikana ko aramutse ari yaha mama we yayimuha birenze uko kuri kwa kundi, ari yaha umuvandimwe, ariko bigiye no kugera kuri nyirakuru. Reka nshake kuvuga gutya, mu muryango wo gucuruza bisaba ko abuha service, abantu uhereza produit, abantu uhereza ibitekerezo, babara nk'uri guhereza wa muntu ukunda kuruta abandi. Ubwo ni uburyo bwiza. Nkeka ko abantu bamwe batangiye kubushyira mu bikorwa, ndabibashimira cyane. Ariko hari n'ababikora kubera ko bazi ko biri mu nshingano z'ikigo bakorera cyangwa se z'imishinga bakorera, ariko ugasanga mu buzima bwabo bo bitari. Reka mvuge rero ngo tubizane mu buzima. Hari uburyo bugeze kuri butatu bw'abacuruzi, uburyo butatu bw'abatanga serivisi. Hari uburyo bwa mbere ni abantu bishingikirije gusa ku nyungu zabo. Abo ngabo wahomba wabigenza gute, icyangombwa nuko mu bacuruzi ibindi ntibibareba. Niyo uhavuye baravuga ati tumwicayeho.
bagira uko bakuganira niyo batakuganiriye hagati yabo, ariko mu mutima w'ababizi ko akurangije, kuko icyo areba ni inyungu ziwe, ibyo uzapfa. Niba abantu usanga no mu mateleviziyo no mu maradiyo bajyaho bakabasha kwamamaza, ariko babizi ko bapfunyikiye abantu, babizi yuko bababeshye, kuko icyo bayobowe n'inyungu zabo. Wowe ibyo uhomba n'ibyo uzahomberamo ntacyo bimubwiye. Abandi bantu nabo twita ba professionals. Aba professionals cyangwa se abanyamwuga ni abantu bita ku nyungu zabo, ariko batirengagije inyungu z'umukiriya. Niba n'abantu bakunda gukoresha icyo twita win-win. Bareba icyo bombi bashobora kungukiramo. Abo bantu baracuruza, batanga serivisi, ariko ugasanga abakiriya babo barishimye cyane. Ariko ni abantu beza. Navuga ko turamutse tugize iki cyiciro kikaba kiri ku rwego rwiza cyane, twaba dukoze neza. Ariko ni n'icyiciro dukeneye cyane. Abangaba barangwa cyane no kubanza kureba abakiriya bakeneye iki. Ariko reka tujye ku cyiciro cya gatatu, nicyo twita golden. Ni abantu bo mu cyiciro cya gatatu, ni abantu bita cyane bwa mbere kuri serivisi bakorera abo batanga cyangwa se ku byo bacuruza. We ibyishimo by'umukiriya we niwo munezero. Abanza kunezerwa mu mutima, bikazakurikirwa no kunezerwa kuri konti. Reka ntange urugero n'urugero. Iyo ndi kuvuga abantu batanga serivisi, umuntu wese mu rwego rwe yiyumve. Hari umuntu ukora akazi kubera ko agakora, hari ugakora kugira ngo anezeze abakiriya, ariko hari no kuvuga ngo abakiriya bacu dukeneye ko bishima bakatugirira icyizere. Reka ntange wenda urugero ruri pratique cyane, ngiye kurutanga mu bantu batanga serivisi z'imiyoborere. Iyo urebye urwego rwa serivisi rutangwa wenda mu rwego rw'abantu baduha umutekano, hari igihe ugeraho ukibaza ese aba bantu ko baduha umutekano wisanzuye, ntibahutaza umuturage arahungabana gato bose bagahagurikira icyarimwe, bimeze bite? Ariko nimuza kureba ikintu cyavuye muri iyi serivisi batanze, byaje gutuma tubagirira icyizere, byaje kubyara ko tubagirira icyizere gikomeye cyane, ku buryo ibyo badusabye byoroshye kubibahereza. Reka mvuge gute, mu by'ukuri ni ikintu cyatanzwe utabona umusaruro wacyo uwo mwanya, ariko cyitaye ku nyungu za wa mugenerwa bikorwa, nyuma kikaza kubyara noneho n'inyungu z'amafaranga. Kuko ubu ngubu amafaranga yinjira kubera ko hakugirirwa icyizere. Umuntu yatubwira ngo nitujye hano tukajya hano, ndabahereza urugero. Uyu mwanya niba batubwira ngo nimugende mu rugo muhicare, ntimuhave ku mpamvu zo kugira ngo twirinde indwara tukagenda, ntimugire ngo bihiye umwanya, hari abantu badafite ano mahirwe. Ni ukubera ko babanje kutwereka ko ari abo kugirirwa icyizere, turakibagirira natwe. Turi mu bihugu bike cyane ku isi byaba byaratakaje abantu bake. Natwe n'abariya ni benshi kuri twebwe, ariko ni bake cyane ugereranyije n'ibyabaye mu bindi bihugu. Ariko nkandabibashimira cyane. Reka noneho tuzi no muri business. Muri business iyo wita cyane kuri serivisi z'abakiriya bawe, hano hari babarire, kuko iyo mvuga ahantu hose, mvuge wenda nko mu mabanki hari umuntu ujya kureba akakubwira ati ese impamvu ukeneye gufata inguzanyo ni iyihe, akakubwira ati cyangwa se requirement ati ni ingwate ni iki. Nimwumva mwibuke ko agiye guha umucuruzi serivisi, none requirement ya mbere amusabye ni iki? Ni ingwate. Normally cyangwa se mu by'ukuri ikintu yakagombye kuba ari kurebaho mbere, uyu muntu arakora iki, afite izihe ntego, arashaka kuva hehe, arajya hehe. Noneho yamara kureba aho ibyo bintu abifite, akamubwira ati ese hagati yanjye nawe, hagati yanjye ngiye nzabyunguka mwone. Byumvikana ko we uwungutse bwa mbere araza kuba umukiriya, uwa kabiri kubera ko umukiriya yungutse na banki irabyungukiramo. Noneho ingwate iza ku ngingo ya gatatu. Nimubireba muzareba ko inguzanyo nyinshi zitishyurwa neza zikomoka ku bantu baba baritaye ku ngwate kurenza kwita kuri business.
nyamara ugasanga wa muntu ufite business nziza wenda adafite ingwate, amahirwe nuko natangiye kubona hari n'abagenda bameliyora izo service za banke, bakavuga ati n'umuntu udafite ingwate ariko afite contract tugere. Big up to you guys, we are proud of you and you are happy to work with you, all of us, n'abandi ariko babyimplementing. Ariko nkavuga ngo ita kuri service zabukorera. Niba ari umurwayi, banza umenye uburwayi bw'umuntu uko bumeze, umuvure, nurangiza umuca ayo mafaranga, ariko uyamuca umenya ngo nanjye nkoze icyo nagombaga gukora. Dufite abantu muri iyi minsi bavura abantu bakadabaca amafaranga y'imirengera, ariko wajya kureba ikintu yamukoreye ukakibura. Ahubwo rimwe na rimwe ukabona atakaje n'ubuzima kubera ko atitaye kuri services. Icyiciro rero cya gatatu kiranavuze ngo ni cyitwa burden. Ni byiza ko abantu benshi bakibonekamo, abantu bakava mu byo gushaka inyungu zabo bagashaka inyungu z'abakiriya. Ariko uriya nawe uri mu byo gushaka inyungu ze n'iz'abakiriya, byaba byiza manutse noneho akabanza kwita ku nyungu z'umukiriya we, yamara kwita ku nyungu z'umukiriya we akajya yazamuka. Abantu mushobora kwifuza ko twadevelopa iki kiganiro, ntabwo twakidevelopa nonaha, ariko ndashaka kuvuga ko uburyo bwiza bwo kugera kuri iriya ngingo ya gatatu kugira ngo ubigereho nuko ureba icyo bita, ntabwo icyo gihe tureba benefit, ahubwo tureba icyo bita impact. Tureba ngo ibyo twakoze cyangwa ibyo tugiye gukora bifitiye iyihe ngaruka ya none no mu gihe kizaza ku mukiriya wacu, kandi babwire bituma umukiriya ngirira icyizere kurushaho, akankunda, kandi ukazasanga tukazarambana. Uko ndambana n'abakiriya bahoraho niko umubare w'amafaranga ninjiza wiyongera. Ngiye namwe yabyumva ya ntego noneho nyigarutseho yo kumenya ngo ni gute umuntu yakinjiza amafaranga menshi. Ntabwo ari business yinjiza amafaranga menshi. Please mbabwire ko service nziza, umuntu nyirizina kwa kundi yigurisha atanga service nziza, nibyo byinjiza amafaranga menshi. Produit noneho atanga zikagenda zibigiramo uruhare, na service atanga zikagenda zibigiramo uruhare. Murakoze cyane, mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara abakeneye kutuganiriza cyangwa kugira uruhare muri iki kiganiro, kugeza igihe tuzongera kubonanira. Njye ni inshuti yanyu Esdras Karekezi, coach wanyu.